ateraho kashe pe yerekana ko yenda Samuel we yari amaze kugera muri gereza noneho Daniel ntiyaranahari agishakishwa taranafatwa. Ese igihano cyari kirangiye cyabo bari bakatiwe kandi bumubwiye ko ari we gitangira gufungwa. Samuel babakatiye ku itariki zirindwi z'ukwa 11 z'ukwa 11 Samuel gatatu itafatwa z'ukwa 11 arafungwa. Daniel wari akomeza abanyamabutiyo arishahisha arabundabunda twashyizeho ku kinyamakuru igisabo ziri ngo twakoze urasangamo ibaruwa bayise ku itariki 5 kandi itariki 5 yatarafungwa nogeza nawe irandika no kibazo nyiri gusinya ari we greffier cyangwa se uhagarara amateko muri igora rya Rwamagana yanditse ngo itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2026 iby'amanyanga cyane ibintu byagereza arabimenyereye cyane byerekana ko kuba yarageze muri gereza kerekana ko yafunzwe kuri itariki 5 kandi ari itariki 8 yageze muri gereza cyangwa migororero ni ibinamenyere mbese byo guhimbahima no gucura ibyaha n'imyanyako mihimbana ibi namenyere rwose n'umunyamanyanga urumva ko umuntu umenyereye gufungwa cyane kuko yakoze ibyaha urumva ko n'icyo cyaha yakoze buriya igihe cyose iyo umuntu yafunzwe imyaka irenga ingahe kandi afungwa ziri icyo cyaha aba yaragize ubwenge bwinshi cyane muri gereza urumva rero ni nayo mpamvu urebye yakomeje gukora icyo kintu. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kuri no televiziyo yacu nk'uko mubibona twakiriye umugabo ukurikira inkuru z'ubutabera akunda kwibanda ku nkuru zivugira abaturage akarengane aratangira twibwira amazina hanyuma tuze twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi hanyuma tunababwire icyo tugiye kuganiraho. Murakoze nitwa Edouard niyo nkuru nkaba nkora ku kinyamakuru cyitwa Igisabo. Edouard hari inkuru twabonye yasohotse ku Gisabo n'ubundi ijyanye n'ubutabera ivuga ko igororero rya Rwamagana ryemeje ko nta kaziraho Daniel arifungiyemo mu gihe yari amaze amezi 4 yihishahisha atarafatwa. Ni inkuru wakurikiranye kuva ryari? Urakoze cyane munyamakuru iyi ni inkuru imaze igihe kuko ubundi amaze amezi 4 yihishahisha bamukatiye mu kwezi kwa 11 ngira ngo hamwe na mugenzi we bitwa Samuel bari boga icyaha kirebana n'ingenge bitekerezo za genocide mbese no gukwirakwiza amacakubiri no kubiba amacakubiri mu bantu bakatiye imyaka 5 witwa Samuel mugenzi we Ishimiye ahita afatwa arafungwa undi we arihishahisha ariko amakuru twaje kumenya nuko ngo kuba kwishahisha ko yari umuntu mbese uzenye n'abayobozi uzenye n'abacuruzi kubyo bari mu kibaba rero nkuko wabonye mu nkuru icyo inkuru yibandaho suko yenda yari yarabuze kuko yamaze gufatwa ahubwo muri kwishahisha kwe Ishimiye aho yari ifungiye irwamagana hari muri gereza Rwamagana yashatse uburyo ishaka impapuro iracuracura abafatanyije n'umwavoka wabo baburanira witwa Remesha noneho ubundi uwo mugabo wafashwe witwa Samuel yafunzwe ku itariki 8 amaze gufungwa ku itariki 8 ahita himbahimba impapuro we no mwavoka we yuko yafunzwe kuri 5 hanyuma itajurira nako gusubirishamo asubirishamo ngo igigo nshyashye mu rukiko rw'abakatirwa inyanza ruraburanisha ibyaha ndega mipaka ubwo ikintu kibaje muri iyo nkuru muri make se uyu mugabo yari yarakatiwe ashinjwa iki yashinjwaga iki uyu nakazi wa Samuel hamwe na mugenzi we uyu nakazi na Daniel hamwe na mugenzi witwa Samuel iribonetse bakatiwe imyaka 5 bazira icyaha kingiye bitekerezo za genocide no kubiba amacakubiri mu bantu cyakorewe nde cyakorewe abaturanyi baturanye hari mu karere ka Kirehe mu karere ka Kirehe murenge ntiyuko ari wo ariko mu karere ka Kirehe cyangwa se kakayonza hafi aho ngaho gusa biri muri ubwo buryo hanyuma rero we uwo Daniel we ahita atoroka kuko ubundi bari mu bujurire mbere baburanye mu rukiko rwisumbuye babakatira imyaka 7 yego hari ngoma hari ni yahoze Kibungo barajurajurirwa amagana mu rukiko rukuru rwiyambura ububasha rurohereza mu rukiko rubanisha ibyaha ndengamipaka ruri Nyanza rukorera Nyanza niho bakati imyaka 5 rero kuba barabonaga bari hanze bagomba guhita bafatwa kugira ngo iyo myaka 5 bajye kwirangiza Samuel we arafatwa afatirwa hari za Nyagatare hanyuma uwo Daniel arihishahisha makuru twamenye ko Daniel ngo hari abayobozi bamukigira kibaba nibatanga makuru yabasha gufatwa hari n'abacuruzi bagenze be bamuhishaga ku buryo mbese ayo mezi ane yose yamaze yishahisha
hari ibyuma yari afite bisya muri buri menye yaba afite ibyuma nka bitanu mu muri Kirehe za Kayonza na za Nyagatare byose ameze ne byamuhashe byamuha uburenganzira kugira ngo bashe kwirwa abyandisha ku mugore inshoke ngo babana wundi babanaga urumva ko yidegembyaga kiri ngo afite na telefone yose yakoreshaga ku buryo nawe ari kumushaka bari kumubona nako abantu bataga makuru yuko agaragara abantu babyiteho rero iyo nyandiko nakwereka muri gereza witwa Samuel mugenzi wamaze kujya muri gereza afatije na metre we bagize yafunze ku 8 Samuel ariko ahita yandika inyandiko yo kujurira cyangwa gusubirishamo ingingo nshya yandika ko yageze muri gereza yanditswe itariki 5 kandi itariki 5 yatarafungwa yibereye hanze inkuru yacu icyo yibandaho ni inyandiko mimbano zavutse aho ngaho kuko iyo wari wayanditse ajurira cyangwa asubirishamo ingingo nshyashya yanditseho ko afunganye na Daniel yego Daniel twavuga amazi nishahisha noneho aranasinya Daniel aranasinya yuko mbese afunze bashyira nomero za gereza bafungiyemo muri iyo nyandiko ijurira hanyuma bashyira gereza cyangwa se igororero rya Rwamagana barabasinyira yuko Daniel afunze yuko uwo Samuel wafunze urumva rero ni habayeho ibintu byo kudashishoza cyangwa ubunyamwuga buke cyangwa se navuga ati ko ari ruswa yabaye niba uwo Samuel yarafunze ku itariki 8 hanyuma inyandiko gereza cyayigororero rya Rwamagana ryatanze kuko nibo bahise muri system barazohiriza aho ngaho inyanza ngo ubujure bwabo babwakire ndetse baranabwakira gereza irasya ngo ku itariki 5 niho yasinye kandi umugabo yinjiye ku itariki 8 ukibaza uyu muzi wa gereza wagiye gusya ku nyandiko yerekana ko umuntu yafunze ku itariki 5 hari inyandiko zibigaragaza inyandiko zihari rwose n'ura ku cyamakuru twashyizeho ku kinyamakuru Igisabo ku Gisabo ziri ngo twakoze urasangamo ibaruwa bayanditse ku itariki 5 kandi itariki 5 yatarafungwa nogeza nawe irandika none kibazo nyiri gusinya ari we greffier cyangwa se uhagara amateko muri igora rya Rwamagana yanditse ngo itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2026 ahita ateraho kashe ahita byohereza mu bujurire yego abantu bakabati iyo agomba kuba arimo ruswa yabaye kugeza inyandiko mpimbano zacuzwe na metre wa Samuel n'uwa Daniel zikajya muri gereza ikazemeza igateraho kashe ikazohereza habayemo ruswa ntago byarabereye ku buntu yego birumvikana ko hashobora kuba harabayemo amanyanga ariko se nk'umunyamakuru wakurikiranye iki kibazo byagenze bite ngo uyu mugabo Daniel yihishe amezi 4 yose ntafatwe nkuko nakubwiye burya nta kaburi mvano wa mugani amakuru naje kumenya ko yari afite ubucitwi n'abayobozi b'inzego z'ibanze ari ba gitifu ari no kuko nuko ari yari hafite hari bagiye agabira inka hari nabandi ntavugirangaye bashinzwe akazi runaka ntavuga ku buryo mbese barababwe bumvaga ko arahanaha babona nk'abantu bategeka umushakira no n'ibitangaza ko byaramwari kavuga biva ko agomba gushakishwa bakamuburira ku buryo mu meza neva ko nta murenge numwe wo muri Kirehe cyangwa Kayonza cyangwa Nyagatare atageze mu yishakisha none ubwo rero kuntu yaje gufatwa ntago yenda wabimbajije muri kwishahisha kwe yumvaga mbese ko uyu nguyu Samuel Shume ufunze winje ku itariki 8 z'ukwa mbere migoro rya Rwamagana hanyuma metre akamufasha kubona ubujurire bw'ingingo nshya gusubisha ingingo nshyashya zo yuko impamvu ngo basiye ku itariki 5 ngo nuko amategeko yo kujura yari yarenze none gereza bafasha bareka ku itariki 5 ko ariho baboheje ubujurire kandi yaratarajya muri gereza uwo nguwo yarakiri kuri brigade Samuel yatinje muri gereza none ubwo rero metre wa Samuel na Daniel amaze kubona ko byageze muri system byageze Nyanza kuko yihuje n'urubanza yese agenda arabyempirima abyempirima bya Daniel avuga ati rero ntugire ikibazo wowe narakujuririye kandi ubu ukiko rwarabyakiriye nushaka rwose widegeme witahire mu rugo ubabwire ko warufungiye muri gereza ukabutashye ukabutegeze kujurira umugabo we nuko yavuye mu bwihisho araza abanza kugeraho umugore wari ahitwa mu murenge wa Ndego ahageze inzego zibazamenye ko baramushyira na mandadare bagiye kumufata bati gere tege ndafunguwe ati ndafunguwe ati mwifate ndafunguwe duhima prozereka ko nari mfite doti kubera iki zero kashe ya gereza y'igororero yuko yanajuriye aravuga ati bamaze kwakira ubujure bwanjye barandekura kugira mbese nge nzajurire ndi hanze uko nararenganye ubwo amakuru ko yacicikana niko inzego zibanze zumuze ko baranamureka ariko polisi nari babimenye ko yahageze baramufata n'amakuru itangaza kurya bongeye kumufata kandi yagaragazaga ko
yararangije igihano. we ntabwo yakirangije avuga ngo babonye arengana ngo baramurekura kugira ngo azajye kujura ubujurire bwe ari hanze ariko afite kashe kopi iturutse kuri gereza ifite yerekana ko yajuriye iteho kashe y'igororero rya Rwamagana. Hanyuma umunyamakuru yakurikiranye inkuru agomba no kubaza urwego ruvugwa muri iyo nkuru, wagerageje kwegera igororero rya Rwamagana ngo ubaze impamvu bamuhaye bateye kashe ku rupapuro bemeza ko asohotse. Urumva igororero ya Rwamagana cyangwa n'andi magororero afite abavugizi bwego rw'igihugu. Ntabwo nyine wajya muri gereza ngo babaze ikibazo, ujya ku rwego kuri RCS. Bagize ko RCS rero twakirwa kuko twasanga umuvugizi adahari ari muri konji, twakirwa n'umuntu ushinzwe umutekano muri RCS, na twakira rwose aduha serivisi nziza. Tumwereka uburyo haba amanyanga muri gereza ya Rwamagana ko bahaye umuntu ibyemezo byerekana ko afunze kandi adafunze, bakamujurira kandi atarafungwa. Hanyuma nibwo yahise ahamagara rero greffier w'Rwamagana aravuga ati none watubwira umuntu witwa Ntakazira Daniel n'uwitwa Iribonetse Samuel bafungiyeho ngaho amakuru yabo. Ahita muri machine ati barafunze, ati bazira icyaha n'iki, ati nse banajuriye, ati n'ujuro bwa burakirwa. Agaragaza ko bafunze bahari banajuriye ubujuro bwa bwakiriwe. Ariko ubwo yarazi ko wenda atari umunyamakuru waje kubibaza. Yarazi ko birangira nyine ubwo ari amakuru yatanze kwa umuyobozi. Umukuru bati noneho bwamfasha ukabanzana ko ikintu nshaka kubabaza. Greffier arasimbuka. Ako mugusimbuka yaratinze byerekana ko bivuze ko umutego bamuteze umutego atari bukiri. Araza 20 nibwo araza twamutigeze twamubuze. Araza tafande rero ati nsanze Samuel ari urimo. Ati kanome ko hari bose atoye ati Samuel ambwiye ko Daniel afungiye ikabarondo kuri station. Ati kwambwiye ko barimo atafarate nibeshye. Ati none se wamenye uwo Samuel yagezeho ryari? Ati yageze hano ati ku itariki 8 zo kwa kangahe? Ati zo kwa mbere 2 uyu mwaka nyine 2026. Ati none se yarajuriye? Ati yarajuriye. Yajuriye ryari se? Araceceka. Aje ati ko mbona yaje guteke 5 ubwo ko yagize guteke 8 byagenze bite? Atavande ati habe kwibeshya gute? Ati kwibeshya ati ari popo yazanye ariko na metero byanditse ko yaje kuri 5 avuga ko ngaro kugira ngo mbese bamufashe ko itariki zo kujura zarenze. Ati aramutumye ati ni gute wafitanye n'umunyamanyanga ku bintu yibeshye afungiye ibyaha none ufashe gukora ibyaha. Wa mugrefi ntacyo yavuze yavuze ati mumbabarire. Noko aravuga ati munzaro uwo Samuel. Ati Samuel uravuga ko wafunze ryari? Ati ni ku 8. Hanyuma wajure ryari? Ati na buri kintu avuga. Ubwo yenda yanze kufa ko ugereza mufashije. Aravuga ati ni metero byo yifashije ari kurumva ko ni nagereza yumfashije ko nta kuntu gereza umuyobozi yajya gusinya kashe ku binatazi. Aravuga ati none se uwo Daniel wawe ushimi yawe ko tubona yasinye ari hehe? Ati ngenda musinyiye. Urumva amanyanga uwo Samuel yanyari ko kuvuga ngo ishumiye iri muri gereza ni iri kumufasha gusinya barimo yamufashe. Noneho ikintu cyabaje kuri iyo mapro yerekana ko y'ubujurire hari nomero za gereza numero baguhuya ugeze muri gereza uje gufungwa ziriho ku bujurire bwe za Samuel ziriho, akabe nazo yafatanyije na Samuel mbese byerekana ko mu bujurire bwe yanditse ko nomero ihuriyeho na Daniel. Ushinga amategeko bita legal officer aho yanabirebye ngo verifie ateraho kashepe yerekana ko yenda Samuel we yari amaze kujya muri gereza. Noneho Daniel ntiyaranahari yagishakishwa ataranafatwa. Ese igihano cyari kirangiye cyabo bari bakatiwe? Kandi bumubwiye ko ari we gitangira gufungwa. Samuel babakatiye ku itariki 7 z'ukwa 11. Z'ukwa 11 2023 itafatwa z'ukwa 11 arafungwa. Daniel wari akomeza abanyamamutegeko arishahisha arabundabunda. Byerekana ko nizo mapuro nyine gukora ikubwiye bajuririyeho uyarazifite aho yihishahishaga yarazifite hari amazina yuko afunze na numero zageza zifite z'igitanda ariho zirimo greffier cyangwa witwa no kuvuga ngo uyu nguyu Daniel urwandiko afite ruragaragaza ko nubundi yarari muri gereza n'ibintu byose. Ikubeye ko gereza arasinye kirekana ko yarafunze nubundi yanajuriye yafunze. Ureze ko Samuel yavuga ngo yaramusinyi ariko ntawamenye niba abeshya shona ko yaraje bingeza akabisinya akigendera karabisinya kuko ntawamenye. Uburangare buri hehe? Uburangare buri
kuri gereza cyangwa ikigororo rya Rwamagana. Unagaragara ko ni icyaha gikomeye cyane kuko nta kuntu waba uri umuyobozi wa gereza cyangwa uri umukozi wayo mukuru ngo umufungwa kuza impapuro utereho kashusinye uzohereze mu Burundi rukiko na amanyakomeye cyane ku buryo nta n'uwakwemera ko babayeho kwibeshya ahubwo abantu barahamya ko byabayeho ku bwumvikane bw'uwo mufungwa cyangwa bwa metere wabo basamwe na ba Daniel naruswa bishobora kubirimo kuko umuyobozi yaramwaje ate kuse wa mugabo wa mudamu we Greffier nk'umunyamategeko wasobanura ushobora kubintu ushobora gusinya ibintu utabirebye none se kuki wasinyiye uyu Samuel ko Daniel ko ahari ukasinya ko afunze utabanje kumureba aburi cyo asubiza noneho sinakurangirije yese amagana noneho na ushinga amateko umunyamategeko abakomeye wa gereza ni nawe buriya bafungwa cyangwa abagira nibo bataha cyangwa bakora dosiye yo bagezemo ati ndambwira uwitwa Nakazo Daniel wabakoye dosiye gute ko bafungiye hano yego gafande rwose ngo matobarira ngo habe kwibeshye nawe bava kwibeshye baza umunyamategeko ufite abagororwa barenga ibihumbi gereza nsindasha ko nayifungiyemo abantu benshi ibihumbi birenga 10 birarenga 10 abose ku mutwe we umunyamategeko ariko umuntu yamuzaniye dosiye yerekana ko afunze ubwo urumva ni metero babizanye arayisinya ayohereza no kwikiko rukuru nono ruburisha imanza mpuzamahanga urumva rero harimo uburangare hakabamo na ruswa niko umuntu yabivuga uko abantu nagane nabo hanze maze kugira hanze hari n'abacunga gereza birinze ko nagira icyo mbatangazaho ubwo no kuvuga ngo ayo manyanga n'ubundi arimo ashobora kuba harimo amanyanga harimo ruswa kuko icyo gihe uwo muyobozi twaganiraga ushinzwe umutekano muri RSS yahise asaba ko Samuel ahita afungwa mu kasho icyo nibuze icyo aricyo ndayizi kasho nuko niba gereza ari ifite abantu bafungira mu ndayizi n'indani no kuvuga ngo cyangwa dusobanure ni inzu ni akazu gato cyangwa inzu ntoya baba barageneye bagoroga bakora ibyaha kugira ngo bakora ibyaha mu ndani imbere bari bakwikosora urugero bashobora abaye nk'utoroka ntago musubiza aho yararaga mujyana muri kasho kugira ngo bamaze impamvu yarabikoze none ashobora gusanga yenda yarwaye na mugenzi we cyangwa hari n'abafata abagenzi babo ku ngufu bimwe bita kurepinga naho bakosorera rero naye bateze ko ahitajya mu kasho kugira ngo izo nyakompimbana afite icyambere yasinyishe ko yinje kutarike 5 kandi yarataraza kandi iminsi 3 ni myinshi mu bwoko bw'amategeko ni myinshi kuko niyo arengeje isaha imwe mu kuburana arabiburana hanyuma hari umuntu waba ubizi ku buryo twamuvugisha muri commentaire nabonye ku kinyamakuru hari umuntu watwangiye ati ariko ibyo bintu byabo ndabizi neza kuko Daniel umunyamanya kuva kera ati buriya no kugira ngo ari amezi ane yose bamukingiraga cyane ariko ntago nuvuga umuntu wabushingwa ingenge bitekerezo ya genocide amara amezi ane adafata atagize gute kuriyo ngo n'amakuru twamenye ko ngo ari kuvuga ko azafungwa ariko maze kwica bamwe bamushinje batumye akaterwa reka rero niba nkundiye no mugabo ko yamaye nomero ze yawe ati muhamagara ariko nimuvuga uwo ari we muhamagare twumve reka tubaze niba atubwire icyo abiziho ku manyanga y'abo bagabo ba Samuel uko natuye ko Samuel atubwa mbere afunzwe yuko ngo yageze gufungwa mu gihe cya genocide azira ko nyine akoze genocide yakorewe abatutsi 94 agezeyo akushisha ibyangombwa ko ari umwana bamucyuye mu bana aratoha nk'umwana wari umwana none avugisha uwo muntu reka tumuhamagare umugabo niba bishoboka tumbaze atubwire icyo tubwira mwaramutse neza yego twari turi ku kinyamakuru Gisabo turi mu kiganiro hari ibintu mwatubwiye ko mwaba muzi amakuru y'umuntu bita Ntakazo Daniel n'umuntu bita Samuel ibonetse bafungiye migorora rya Rwamagana ariko bigaragara ko bafashe buryo bitiraga ko bafunze ko badafunze icyo mwaba mubizo mu dusobanure ikinyamakuru Igisabo ikinyamakuru menya ndeba ko bagiye bakora amanyanga ibyo bagiye bakora ukuntu bakoze amanyanga ariko tuzakurikirana n'amakuru tuva kuko ngo uwo nguwo wita Samuel iribonetse yari yakoze genocide mu mwaka w'1994 hanyuma arafungwa amaze gufungwa niho yaje gukoresha impapuro mu bapadiri mu kigo cy'abihaye Imana zivuga ko bigabanya iyo yavukiyeho mbega igihe yavukiye kugira ngo mbega abo umwana hanyuma
babone mbega ajye muri mineri. Urabizi ko mu gihe cya jenoside abakoze icyo cyaha ari abana bagerageje kuborohereza mbega barabarekura nawe rero arekurwa muri ubwo buryo ariko jenoside ariko imyaka yarayifite. Urumva rero ni umuntu urebye umenyereye ibintu by'amanyanga cyane no kuva n'icyo gihe. Ni nayo mpamvu iyo ndebye ikinyamakuru gitabo uko byanditse n'uko byagenze n'uko itangazamakuru birabivuga. Ni ukuvuga ngo ibintu yari asanzwe amenyereye kuva na kera iby'amanyanga cyane, ibintu bya gereza arabimenyereye cyane. Byerekana ko kuba yarageze muri gereza akerekana ko yafunzwe kuri tariki 5 kandi ari tariki 8 yageze muri gereza cyangwa migororero. Ni ibintu amenyereye mbese byo guhimbahima no gucira ibyaha n'imyanyandiko mpimbana. Ni ibintu amenyereye rwose n'umunyamanyanga. Urumva ko umuntu ni umuntu umenyereye gufungwa cyane kuko yakoze ibyaha. Urumva ko n'icyo cyaha yakoze buriya igihe cyose iyo umuntu yafunzwe imyaka irenga ingahe kandi afungwa azira icyo cyaha aba yaragize ubwenge bwinshi cyane muri gereza. Urumva rero ni nayo mpamvu urebye yakomeje gukora icyo kintu kijyanye n'ingengabitekerezo no guhakana jenoside kugira ngo nabonye mu byanditswe nacyo aricyo ashinjwa cyane. Nibyo ashinjwa guhakana jenoside no kandi yaranayikoze kandi akanayifungirwa, ariko amaze gufungurwa kugira ngo yihane abo umuntu muzima ahubwo arakomeza none yakomeza kuba ingengabitekerezo. Hanyuma uriya mugenzi we se Daniel Ntakaziraho wari umaze amezi 4 yose yishahisha kugira ngo abashe kubigiraho yaba nibande yamukingiye ku buryo yamaze atarafatwa kandi mugenzi we yarafashwe. Urebye ntabwo umuntu yamenya ngo ni bande, ariko urebye muri make nk'ubuyobozi bwahatuye yewe n'uburyo bw'abantu bafite abantu bamwe bagiye babimufashamwo b'abacuruzi bagenzi be. Urebye muri make aho gusa ni uko leta ikwiye gukurikirana cyane n'abayobozi bamwe b'igihugu. Muri make hanze ahangaha ntabwo biba bimeze neza kuko ntabwo numva uburyo umuntu yaba ashinzwe icyo cyaha yarakatiwe n'urukiko rwisumbuye. Nabonye yarakatiwe na Ngoma, nyuma yagirwa amagana naho biyambura ubasha baguheza mu rukiko rwisumbuye rwa urukiko rukuru rwa Nyanza ugiye kuguhererwa Nyanza barabakatira. Rero nk'abantu nk'abo baba bakoze icyaha nk'icyo sinumva ukuntu bamwe na bamwe mu bayobozi bashobora kutabona icyaha cyabo ngo bagihe agaciro bafata abo bantu bafungwe babiryozwe. Ni ibintu buriya cyane icyaha kibi cyane muri iki gihugu kirenze ibindi byose kuko iyo ugereranyije n'igihugu aho cyavuye n'abantu bapfuye na n'uyu munsi ingengabitekerezo igikwiragizwa no hakurya y'igihugu mu bindi bihugu. Ni ukuvuga ngo abantu bamwe na bamwe rwose bari bakwiye abayobozi nabo bari bakwiye kugira bareba ibyo birengagiza, ariko icyaha nk'icyo ntabwo bakwiye kukirengagiza kuko ni icyaha gishobora cyasubiza abanyarwanda mu icurabu. Abantu nk'abo bakwiye gufatwa bagakurikirana mu buryo buhagije bakagororwa aho kugira ngo babareke ngo bagendegende bamwe bavuga ko barengana ibiki. Ikibazo cya nyuma yenda hari amapuro mpimbano nyine ngo yagendanaga yerekana ko yafunguwe ko bamubabare kubera ko ngo yajuriye ibyo. Ubu ntabwo inyandiko mpimbano buriya ko byo ntabwo cyaba icyaha kindi. Oya, ni inyandiko mpimbano birumvikana cyane ijana. Ni inyandiko mpimbano kuko iyo ibintu bitabayeho icya mbere urabona ko Daniel yavuga byagaragara ko yafunzwe ngo afunzwe kandi ntafunzwe, yari ari hanze agenda. Noneho umwana afunzwe undi ari hanze, izo mpapuro zifite uwo mwavoka cyane mbega urebye nk'uwo mwavoka kugira ngo arebe n'aburana abavoka nabo wenda bafite ukuntu bashinzwe kuburanira abakiriye, ariko bakwiye kubaza bareba n'ibyaha baburanira ibyo ari byo. N'icyo cyaha ni icyaha gishobora gusubiza igihugu inyuma, gishobora guteza ikibazo mu banyarwanda. Nk'umwavoka nk'uwo nguwo kugira ngo abone icyo kintu agishyigikira abantu nk'abo abarwanirire abakorera amanyanga, ubu nawe yakwiye kubibazwa rwose nawe ni umufatanyacyaha muri icyo cyaha cyawo, kuko yakwiye kubareka bagashyikirizwa ubutabera kuko umwavoka aburanira umuntu kugira ngo amurenganure iyo arengana. Ntabwo barenganye yasa n'uwabafasha mu cyaha. Reka tubashimire, murakoze amakuru muduhaye. Murakoze cyane. Birumvikana uwo ni umutangabuhamya n'uwasomye inkuru ari gutanga komantere. Hanyuma rero tugana ku musozo, ubona hagati ya Daniel
hanyuma n'urwego rw'igorora rya Rwamagana buri ruhare ntuza Daniel urabona ko harimo inyandiko mpimbano ntiturabimenya neza ariko no ku rwego rwa gereza naho harimo buranga rubona hakorwa iki tugana ku musozi urebye n'ibyo nagaye n'abandi bacunga gereza nsanze hanze ko babindize ko nabafite amashusho twaganira cyane barangi bati ubutabera gukurikirana uriya Samuel agahita ajyanwa kuri brigade agaburanira icyaha gishasha kinyariko mpimbano ndetse n'uriya Daniel uko numva Daniel niba amaze igihe yishahisha afite izo mapuro abeshya ko yafunguwe rezo impapuro mpimbano yakoreshaga byose bagomba gusubira kuri brigade bakakora dossier nshyashya y'icyaha gishasha kireba n'inyandiko mpimbano noneho bari abayobozi bageza nabo kuko umuyobozi yavuze ko abagiye gutangira iperereza bakandi nta ruhare bafitemo yuko ashobora kuba nta ruhare rwabayemo kugira ngo birengagize nkana babasiye kuri zira mpapuro kandi babona ko abantu batarinjira muri gereza ku buryo nabo bashobora kuba bakurikiranwa ku cyaha cy'inyandiko mpimbano bakabibazwa bakabazwa uburangare ku kazi ndetse bakabazwa n'icyaha kirebana no kurera ku nshingano cyangwa agakora ibitavugisha ukuri abo urumva ko uruhare rwa gereza ruriho uburangare n'inyandiko mu by'ukuri uriya Samuel na Daniel niyo hamwe na cyaha cy'inyandiko mpimbano bari abayobozi bageza bagomba kuba abafatira bikorwa nabo bakajya muri dosiye kubera ko nta kuntu wahana watanze dosiye we wayisinye ngo usigare. Yego turagushimiye cyane ku kiganiro tugiranye niharamuka habonetse andi makuru ajyanye n'iyi nkuru tuzayabagezaho ubutaha. Mwakoze kubana natwe mugira ibihe byiza ndi kumwe na niyo nkuru Edouard umuyobozi w'Igisabo TV n'Igisabo akadomorwa nge nitwa Nkundiye Eric Bertrand. Bakoze cyane.